kandi yewe nta wansinzirije nagiye kugise kugeza mbyara Adamu we baranamusinzirije ariko abantu bagiye bareka ariko noneho kuvuga gusa byanditswe niba ubyemera se ubwo ngo turafata ukwekure ntabwo jewe nemera ibyo mu isezerano rya kera ugendera mu isezerano kuva Yesu aje kangu urugero irya kera ryari ry'abayahudi byese ndi umuyahudi urumva ariko senga sinabaga yewe Mana ya Israeli ngo oya cyo usenga Imana y'u Rwanda senga y'Abayisraeli se kubera iki kandi Rwanda ariko muri Bibiliya ntagatifu nzi ko ari ukoreye nyine wowe muri Bibiliya ntagatifu nta y'u Rwanda iri kagubwire n'umuntu wa mbere yakijije ibyaha n'umugore mwari wasambaye ese umugabo we ko batamwerekanye mbariza n'ubu niko bigenda. Yes, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru ibabaje cyane ku banyarwanda ndetse no ku isi yose, aho mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 Ingabire Marie Immaculée wari umuyobozi wa Transparency International Rwanda, umuryango urwanya ruswa n'akarengane, yitabye Imana mu gitondo cyo kuri uyu wa kane asize uburwayi ku myaka 64 y'amavuko. Amakuru y'urupfu rwa Ingabire yemejwe n'abantu be ba hafi ndetse nabo mu muryango we ndetse nanone nabo bakorana muri Transparency International Rwanda. Mu biganiro bitandukanye yagiye agirana n'ibitangazamakuru bitandukanye, Ingabire Marie Immaculée yavuze ko yashenguye kandi ko yakuranye igikomere cy'ubuzima bw'ubuhunzi yanyuzemo, ari nabyo byamuviriyemo umutima wo kwanga urunuka, akarengane ndetse na ruswa. Agitangira guca akenge, Ingabire nibwo yamenye ko igihugu we n'umuryango we babagamo cy'u Burundi atari cyo bavukiyemo, ndetse kuva ubwo atangira guhirimbanira kuzataha mu gihugu cye akanakitangira mu mbaraga n'ubumenyi bwe bwose. Nubwo yakuriye i Burundi aho umuryango we ndetse nabo bavukana bari barahungiye, yahoranaga indoto zo kuzatura mu Rwanda kuko yari yararambiwe ubuzima bwo guhora atotezwa no kudahabwa uburenganzira busesuye mu gihugu. Ingabire yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu Burundi, akomeza kaminuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ari naho yavuye mu mwaka wa 2001 ataha mu Rwanda. Yakuze yiyumvamo kwiga amategeko ntibyamukundira kubera ubuhunzi. Yize indimi mu mashuri yisumbuye, by'umwihariko kwiga itangazamakuru muri kaminuza atariyo yifuzaga gusa. Mu cyiciro cya gatatu yize mu Bufaransa mu ishami rya Political Science ndetse n'amategeko. Ingabire Marie Immaculée kandi yagiye akora imirimo itandukanye, aho Ingabire Marie Immaculée ari umwe mu bantu 20 bashinze Transparency International Rwanda mu mwaka wa 2004, naho mu mwaka wa 2015 yatoreye kuyobora uyu muryango muri manda ye ya kabiri. Mu kiganiro yagiranye n'Igihe mbere yo kuza kuri Transparency International Rwanda, yakoze mu bigo byinshi bitandukanye, ariko hose ahanini yavuze yuko yarebaga ku burenganzira bw'umugore ndetse no guharanira kugera ku iterambere rirambye. Mu magambo yagize ati, nakoze muri Olenfor igihe kirekire, nakoranye n'ibitangazamakuru byandika bitandukanye, nakoze muri Profem Twese Hamwe, Ibuka n'indi miryango y'abagore itegamiye kuri leta. Mu mvugo ya buri munsi yangaga ikibi akacyanga ku karubanda, ibintu byatumaga rimwe na rimwe abantu bavuga ko ari umunyamahane. Yigeze kuvuga ko ababibona gutyo baba bamufashe nabi atari ko ari. Mu magambo yagize ati, ni ukuri abantu baba bamfashe uko ntari, kuko ubanza bantekereza ko ntavugirwamo ahanini kubera akazi nkora kansaba gufata imyanzuro ikarishye, naho ubundi ndi umuntu usanzwe wiyoroshya kandi unaca bugufi cyane, nta mahane ngira habe namba n'ikimenyimenyi kuva navuka nta muntu turarwana. Mu buzima bwe busanzwe kandi yagenderaga ku ntego 3 zirimo gusenga, kubaha ndetse no kudacika intege. Mu buzima busanzwe kandi Ingabire yarazwi cyane ku ijwi rye riremereye cyane nk'iry'abagabo. Ibi yigeze kuvuga ko yari kuye kuri nyina umubyara, yakundaga gutera urwenya, ndetse yigeze kuvuga ko kandi mu buzima bwe atigeze adefiriza umusatsi we nubwo byongera ubwiza. Yari umubyeyi benshi bakundiraga kuvugisha ukuri, abamwegereye bavuga yuko yari umuntu wicisha bugufi, w'umunyakuri kandi wita cyane ku mibereho y'abandi. Ingabire Marie Immaculée apfuye yari afite imyaka 64, akaba yarareraga abana 6 barimo abo yabyaye ndetse nabo yareraga atabyaye. Reka dukomeze tuvuge tuti Imana imuhiruko ridashira, ndetse ikomeze n'abasigaye cyane cyane umuryango mugari w'abanyarwanda. Yari intwari ikomeye cyane kandi ikivi cye kizuswa n'abasigaye. Ndabashimiye cyane, ngira ngo niba utarakora subscribe kuri Biga Media, kora subscribe kugira ngo tujye tubana amakuru n'ibiganiro bya buri munsi. Nge nari Mugisha Fabrice, umungu w'Imana n'abantu, kaba imfura cyane cyane. Ndabakunda, ciao ciao.